nizere ko umeze neza cyane mwifuriza ikaze no kurushaho kugubwa neza cyane ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari menshi abagezweho abakora bacicikana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo guys ngira ngo witwa The Ben uyu mugabo navuga ko always on top, always on the media. Then hasize iminsi abantu tugaruka cyane kuri PlayStation ngira ngo yanarikoroje hagati ya The Ben ndetse na Melodie ngira ngo ni saga navuga ko yarifashe indi ntera cause ntabwo twigize tubona witwa The Ben agira icyo avuga wenda ku bivugwa hagati ya witwa Melodie ndetse nawe ko zagiye havugwa byinshi recently twagenda twumva The Ben atuje cyane ndetse atagira n'icyo ashaka kubivugaho cause yiconsideringaga like the king, you know, nk'umwami w'umuziki w'u Rwanda ngira ngo n'abantu benshi baragiraga babigarukaho. So biza kugeraho witwa The Ben aza gusaba imbabazi ngira ngo twanabigarutseho tubivugaho. Then abantu baravuga ati you know what The Ben yiciye amazi kuba afashe time ye akumva ko agiye gusubiza Melodie. Hari byinshi navuga ko bigiye gutuma Melodie hari ukuntu yiyumva runaka, you know, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Then ngira ngo nta kintu bitwaye witwa Melodie jawundi ajya USA. Akigera USA, you know guys, ahita posting arimo arakina PlayStation bisa naho ari kwereka abantu ko nawe amaze kuba superstar, nawe arimo gukina PlayStation ngira ngo yanabivuzeho Melodie ubwe. So abantu bongera kuvuga byinshi cyane, gusa uyu munsi cyangwa se ejo ngira ngo nibwo hamenyekanye inkuru ko witwa The Ben afite igitaramo mu USA agomba kuzajyamo akahuriramo n'abahanzi benshi batandukanye cyane barimo Diamond Platinum from TZD, barimo Otile Brown, barimo Nose, you know, from DRC, n'abahanzi benshi from Tanzania, Abanyakenya, abahanzi bayoboye East Africa. So ubona ko ari byinshi cyane byongeye kugarukaho, byongeye kongera kuvugwa cyane. Nanabonye abantu bavuga ati you know, noneho The Ben nawe atangiye kugira like stage ari hejuru, stage ahambaye cyane. Tugiye kongera kubona The Ben ngira ngo abantu benshi bakibona post yuko The Ben ndetse n'uwitwa Diamond Platinum agiye guhurira kuri stage aho bazana performinga indirimbo yabo bafitanye yitwa Why, you know. Abantu benshi bongeye kongera kuvuga ati you know The Ben noneho The Ben agiye kongera kugaragaza igikundiro, agiye kongera kwereka Melodie ko you know he somehow high, agiye kongera kugaragaza ko ari The Ben tiger, you know. Ngira ngo abantu benshi bari basa naho batuje mu kuntu bavuga The Ben ntago tumubona cyane muri iyi minsi yiganje Melodie. So guys ngira ngo ibyo ntago wabihakana cause turimo turabona iterambere ry'umuziki nyarwanda by'ibyo nyine ko turi kubona abahanzi nyarwanda bazamuka cyane, banazamuka ku ndirimbo ziri kuzamuka cyane zigafata East Africa zikanarenga East Africa. Kuba turi kubona abahanzi bari kuzamuka bakajya gukora amastage aremeye cyane n'abahanzi bo muri East Africa, ndavuga ko ni kimwe mu bintu bigize biri hejuru cyane. Ariko nanone personally I appreciate it cause music nyarwanda irimo irazamuka cyane. So ngira ngo ni ibintu byongeye kugarukaho muri iki cyumweru muri showbiz nyarwanda, byongeye kuvugaho cyane ku bantu bakunda umuziki, abantu bakunda like you know, abantu bakunda showbiz nyarwanda. Abantu benshi bongeye kubigarukaho, abantu benshi bongera kubivugaho bavuga ko The Ben ashaka kuba hari ukuntu agiye kongera nawe kongera kugaruka ku ntebe, cyangwa se intebe agiye kongera gushimangira ko ayiriho, babyange cyangwa se babyemere. Ngira ngo ni byinshi cyane
byaragiye bigarukaho cyane in this show. So man, you know, gusa hari ngira ngo hari story numvishe the Ben abazwa ku bijyanye n'amagambo Bruce Melodie arimo kumuvugaho n'uburyo ki ayafata, aho aza kuvuga ko ngo niba ari showbiz, you know, niba ari showbiz mu buryo bwo kwidagadura personally ko ngo nta kintu bimutwaye. Gira ngo twigeze kubivugaho ko witwa Bruce Melodie ni umwe mu bagabo navuga ko bazanye competition byange cyangwa byemere. Competition irahari mu Rwanda, irahari ndetse kugeza ikindi gihe itigeze ibaho, cause nibwo twatangiye kubona abahanzi babiri mu Rwanda aho bashobora guterana amagambo. Navuga ko ntago ari beef, you know, ntago ari beef, ahubwo ni ukugerageza guhigana ubutwari, you know. Bigasa naho bifashe indi ntera, bigasa naho bizamutse cyane ugereranyije n'indi myaka yose yashize. Ubundi twajyaga tubona like wenda n'abahanzi bahangana, ariko none biraho ngaho, but this time 2023 2024 ubona ko byongeye kuzamuka cyane, birana raisinga cyane. Navuga ko niyo hari music irimo gutera imbere, of course, which means ugomba kuba uhabona competition kandi iri hejuru cyane. So ni byinshi tugenda tugarukaho mu kiganiro The Cruise Show, byinshi tugenda tumenya cyane, uba ukwiye kuba bafiteho igitekerezo naka. So guys, gira ngo reka mbifurize kurushaho kugubwa neza, mbifurize kandi kurushaho kumererwa neza cyane. Nubutsa ko yari Fyve-tvrwanda, aho tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari benshi cyane abacicikana mu Rwanda abagezweho. Reka mbwire ngo God bless.